hanyuma rero mu nama y'ababyeyi bacu bashyigikira ko uwo musore agomba kugira umugore, kubera ko rero aha mu Bwanacyambwe guhera kuri ba sogokuru na ba sogokuruza yari inzira igenda ikagera mu gihugu cy'abaturanyi. Twamye tuhabona umuco. Aba babyeyi bacu rero bagira bati tugomba kurambagiza umugeni mu Bwanacyambwe, umuryango wo kwa Nsengiyumva. Aba babyeyi ubona bateye intambwe baza bagana umuryango, barishima, bakirwa neza, ndetse bamaze kunyurwa babasaba irembo ryinjira inka rigasohoka abageni. Ibyo umuryango warabyemeye. Hanyuma rero batugirirwa umugisha kuko mu gihe bateraga intambwe babagana basanze muri uwo muryango, ngo babwira ko igihe umuryango uzaba wateranye hanyuma bazaza bakajya kugezaho igitekerezo mu buryo bwagutse. Mubyeyi rero, bavandimwe, uyu munsi ni rwo ruzinduko nyamukuru, bidakuyeho ko twaje mu butumire no kwifatanya mu gitaramo, ariko twaje no kugira ngo dusubukure amasezerano, tuze tubasaba amaboko, tubasaba urukundo, muri make tubasaba umugeni ku mugaragaro kuko mwatwemereye irembo ry'umugeni. Murakoze, murakabyara. Iyo ese wagiye ukiyicarira? Yewe reka nshike, ntabwo niyicarira kuko ngo naba ryicaranye, ariko rero ko mubinyemereye kandi nkaba mbabona ko erega amaboko azaguha yabona cyagiye murakoze, murakabyara. Reka ngende nshike kuko ntabwo ndobatera umugongo, ntabwo naba ntesha ubuhake, ntabwo utera shebuja umugongo, ariko reka nshike kuko mubinyemereye. Murakoze, murakagirika. Sika rwose. Ariko rero sarame, uri umuhanga, ariko mbabajwe n'abo bantu mwagendanye amashyi baguhaye nkaho ijambo uvuze barigari. yewe nimbura ndahubwo mu kanya nuko bari banze kubanyura mu ijambo, bari barindiriye kumva ijambo ryiza ryanyu kandi riganisha ku gisubizo cyiza. Hajya muri bake musabye umugeni, twabasabye umugeni. reka ngaruke kuri bwa buhanga bwawe nihuse. Yego, ubuhanga bwa Bimenyimana yego, nuko atera ibuye rimwe akaryicisha inyoni ebyiri. Uti gute? Mperuka iyi nzoga umbwira ngo niyo gusaba ijambo, ko ni ukuri, sibyo? yego. Ubwo rero iyi nari nzi ko ariyo gusaba ijambo, nari nzi ko uri buzaneho iyo uvugiraho ijambo. Iyo niyo gusaba ijambo, nibwo buhanga kandi warirangije. hanyuma rero igendereye ijambo, nimubwira muti ngaho twakiriye ijambo, ngaho tubwire igendereye ijambo, twereke igendereye ijambo, ubwo uwo mwanya wawe aho ngaho. None se iyo gusaba ijambo hariyo wagomba kuvugiraho ijambo kandi ijambo warirangije. Ese yizane nyine? yewe si ukugira ngo uko byumvikanye ntuza ko ari inyuma. byumvikanye ubwo mwasabye bwose, ubwo mwasabye iyi jambo yari yambaye hamagara irindi ngwino mama, ngwino ngaho ukomeze utere intambwe ugere hano, nta kibazo. reka nze nkwegere.
ese kugira ngo utera intambwe uzagashoboja wagira ngo ko wowe ntabwo naba ntera isubira inyuma. Yego. Papa kandi wambwiye yuko mwaje amaboko areba imbere mutaje areba inyuma. Se wa mubyeyi nyina amaso ntiyereka biki. Yego ndabireba rwose. Urakabyara. Iki kibindi rwose ni cya rya jambo navuze kandi cyiza. Kandi rifite n'igisubizo cyiza. Yego. Reka yenda turebe uko turihuza. Yego. Yenda iyi wari wavuze ko ariyo gusaba ijambo nkagira ngo urazana indi y'ijambo nyine nayo ariko ko twasokongeye iyi twazisokongera zose. Reka iyi nyine iyo rwose bire ko ari ijambo. Yego. Noneho kandi ijambo ryawe naryumvise avuye mu butwari biraza bigera rwose uca Ikibungo uratinda ugaruka i Kigali hanyuma uti dufite intwari umusore wacu hanyuma Nkurunziza sinzi niba yaramwise Pacifique ntuze Sosthene yamwise Pacifique nta rindi zina agira arabifite rwose ni uko ubona bamwiye ibyo ngibyo nibyo tujya tumuhamagara kenshi muri rya zina ry'ugutora ariko yitwa Agira neza Pacifique. Imana nayo ikagira neza. Ubwo nyine ni Imana ni Yesu agira neza n'Uwiteka n'iryo zina ryayo. Noneho rero inzoga y'ijambo urayizanye. Yego. Kandi noneho numvise uzanamo by'urukundo numva uzanamo ibyo gufata irembo uti none se ngo rirasohoye noneho numvise ucishamo umugeni ngaho saba umugeni. Murakoze cyane nimushimire mubyeyi uteze amatwi rwose saba umugeni. Mubyeyi rero mwagize muti ni usaba umugeni. Umugeni rero twifuje gusaba mu muryango yitwa Mukobwajana Asifiwe niwe twari twifuje gusaba mu muryango muhagarariye. Donc wanze kurepeta uravuze uti nasabye umugeni witwa Mukobwajana Asifiwe. Wanze kurepeta. Ntabwo konse ko yavuze rimwe mu byumba cyane. Okay. Reka mwakire muvandi. Urakoze rakabyara. Ariko ati nsabye umugeni kandi ushima nsabye umugeni n'uwo nsabye mubwiye amazina ye yitwa Mukobwajana Asifiwe. Yego. Ariko se bimenyima. Karame. Koko. Yego. Ariko Asifiwe niwe mugeni musabye wacu wenyine. Ntabwo ari we wenyine. Hari abandi twasabye mwadushingiye mu mwaka washize hari n'abo mu mwaka washize wundi. Erega ni nayo mpamvu twaje kunga amaboko. Noneho mwararyohewe muragarutse muje gutwara na Asifiwe. Twararyohewe. Reka rero mubwiye. Yego. Ubu koko mu cyaje akarenge nyine muraje gusaba abageni wacu abo twabashyingiye mbere bose. Sinzi niba mwarabatwangishije ku buryo abakobwa bacu batakituramutsa none uracyatutira inzira uraza gusaba abageni nabo twabahaye batakituramutsa. Ariko wa mubyeyi we uzi ko umuco mu myaka yose twaje tukubasaba abageni mwarabaduhaye kandi mukadutongera umuco. Mwatubwiye ko abageni mwadushingiye ari abari beza abari basabana kandi badasamara.
kandi bageze no mu muryango wacu bakomeje uwo muco mwiza. Ntabwo bari kuza rwose abana babonye rero uri mubyeyi ahorana agahiyahiya, bari bategereje rwose ko kagahiyahiyo k'ababyeyi ahubwo bakaza bakabasuhuza namwe mukabaramutsa, ahubwo nibigira imbere turamutswa n'abana twebwe oya no kubasuhuza namwe mukabaramutsa. Ubwo se uramukijwe n'abana ubwo ejo yazanaramutswa na ba bandi ntabwo bishobora. ubuse nicyo gihe niba nicyo gihe wari wateguye nibigere hino bazane tubaramutse hanyuma turebe niba tukwemerera ko usaba undi mutambuke rwose babaha akayira rwose nimwigire hino. uwo mubyeyi we ntabwo uri buramutswe n'abana ahubwo urabaramutsa, ariko reka nimwigire hino nze niramukirize maze urarwega. Reba rwose uyu ni umwe w'imfura mwaduhaye, reba murorompe urebe uko rwose yahiriwe n'urugo. uyu mperuka yitwa Pascaline. uraho Pascaline? uraho neza? amashyi. uraho. uyu mperuka yitwa Serafina. ayo ngayo niyo yandi babatijwe muri ya. uyu nawe ni mperuka yitwa Gaudence. uraho Gaudence? uyu nawe mperuka yitwa Godebere. uraho Godebere? ayo niyo ntabwo yahindutse. uraho neza? ndabona abakobwa bacu niko ntabwo koko urabona abakobwa nk'aba nari kugenda rwose bari kugenda utabaramukije ko mujugiye se mudasanze nyine abandi bakobwa nyine mugende muganire babakire bagende rwose basuhuza n'abandi babyeyi. urabona ko ariko mwa babyeyi mwe inshingano mwaduhaye umwanya wari wateguye n'uyu reka tubyemere. murakoze cyane. hanyuma rero uti naje nzi gusaba umugeni witwa dutuguze muri mwete. naje nzi gusaba umugeni witwa Mukobwajana Asifiwe. yewe iryo zina iwacu abakobwa bacu bose bitwa Mukobwajana. ba Mukobwajana. ariko ukavuga uti ko nzi ko abakobwa babiri bitwa ba Mukobwajana bose, yewe nshyizeho akandi kitwa Asifiwe kugira ngo mutandukanye. uko ni ukuri si uko nabyumvise? ni uko Asifiwe kugira ngo mutandukanye n'abandi. noneho rero iwacu rero uzi ko mwaje gusaba irembo tukaribaha tutabagoye mukarifata. ntimwabasendataze igihe kiragera ngo nje gusaba umugeni. ntabwo rwose turabasendataze. none rero tubirebe Mukobwajana Asifiwe turamufite mushimire ababyeyi rwose. ariko akabazo gahari kangana ururo ni gato cyane. ko mvuze ngo akabazo gahari kangana ururo uri bukihanganire. iwacu umuryango wacu wasenga iyumva ntitujya dusabisha umukobwa udahari. none uwo mukobwa ari umukozi wa leta, ejo bundi bamuhaye misiyo y'ibyumweru bibiri.
Hallelujah.
Yagukorera mu muhogo cyangwa mu muhogo. Igitaramo cyanditse. Iyo tuvuga ko igitaramo tucyanditse bene Imana naho tuba duhera. Amateka y'Abanyarwanda avuga ko kuva na kera burya buriya baramutaranye imvura y'urujojo ikagwa. Aho hantu habaga hari umweru udasanzwe. Umugisha udasanzwe wa Kristo. Amashyi menshi cyane ku mugisha wa Kristo. Inshuti bavandimwe bene Imana, iwacu iyo dutarama dusangira intango dusangira n'inganzo, ariko hari abantu bashobora gukenera kujya kwikiranura n'ibiri. hari umusego ubwirusohokeza mu muco w'Abanyarwanda ubu ndayumviraho. hanyuma no kumanuka gato ugakata ibumoso bwawe, yego, hari ibirango bigaragaza aho abagabo bacurikira amacumu n'aho abategarugori batwikira ibirenge. uvuga ngo rero niho twikiranira n'umuzi. ubwo imvura ni wumva igeze ukagenza make kumanuka hariya aho mu rusuku baravuga ngo ni ukumanuka kuri esikariye werekeza kuri jaride hariya hepfo uraboneye kuri ebyiri wa na sase, ariko tugiye kubivomera ahubwo tugiye iruhande rwe aho ngaho. hanyuma rero wema wahugiye ukatwakirira umubyeyi agatwakirira imfura yamugendereye akaganira natwe tugakundura inganzo, tugakundura u Rwanda, tugakundura umuco utaracirije. data rero umwanya uracyari wawe, ntabwo tumuha ijambo kuko rero duhaye ijambo ivuye kwa jambo, ubu natwe rero ahubwo tumuha umwanya tugashyira ku ruhande usanga rukondo none basubira muri izo biganza byawe tuze mwanya n'umwanya ijambo muraribona ganira n'imfura yakugendereye. Nenyima karame mubyeyi. aba bahungu rero sinzi niba ubakuriye urugohe niba bigeze gute simbizi, wabonye ko ari cyo gihe kuko nyuma yo kubasabira umugisha natwe tubisabira twababwiye igitaramo mwariko dusanzemo nyine. yego hanyuma rero ukwakira twakwakiriye tuguha ikaze tubyishimiye, wowe n'amazimano meza urabona yabagezeho nabo mwagendanye rwose, iryo teka nariciye nk'umubyeyi mukuru. hanyuma none rero kukwakira kundi ni ukukwibutsa ibyo mwadusanzemo. yego ni ukuvuga mwadusanze mu munsi mukuru utegura umunsi mukuru w'intwari. mwatubwiye rwose. hanyuma rero hajya bacishijemo ijambo uti muze kuduha akanya natwe tubabwire intwari z'iwacu. uko ni ukuri. yego urakoze cyane. noneho rero twebwe umunsi mukuru igitaramo turimo twari twagihaye ibyiciro bibiri. yego icyiciro cya mbere cyari icyo gutoranya intwari zose zo mu muryango wacu, iyo ni kimwe. yego icya kabiri uzi yuko n'abasirikare burya basumbanya amaranka, basumbanya amapeti. amapeti rwose arasumba. noneho no mu ntwari zacu rero tumaze kuzicagura, icyiciro cya kabiri cyabangejeho kuzishyira mu byiciro. yego niba rero namwe muza gukurikiza iyo gahunda yacu simbizi, ntabwo dutandukiye. yego ubwo rero biri ngota n'uyifashe ikirindi, ubwo murareka tubanze ibyo byiciro byacu nitubirangiza byo kuko bikubwiye. yego ubwo namwe turaza kubaha umwanya, urabyemera cyangwa ntubyemera? murakoze cyane. ariko kuko ntabwo nababwiye ko tutari butandukire, yego kandi buriya mu gitaramo iyo abataramanye baziranye, ngira ngo murabizi muri bakuru, ni umuco twabakuyeho kandi twabigiyeho. naho abakirana baziranye
abo nabo berekana ko batumbye. Rero tubaye natwe tubavuye ibyiciro by'iwacu, hanyuma tukaza gufatanya no guhera intwari, erega mwaduhaye ikaze muduha karibu kandi mwatuzimaniye, bigaragara ko mwaduhaye uburenganzira bwo gutaramana namwe, muri make twasobetse. Abashimishije cyane
igitaramo cy'imihigo